ndahiriye hari imbere y'Imana isumba byose inkubi nkubitire muri studio nimutange iyo correspondance. Yes, kuna banga ririmo. Nta banga ririmo. Ntabwo ari ni nanjye ubisabye ni muyitange. Ibaruwa mwahaye Gaso. Ubiza. Ubusanzwe ngo mwayitanze ngo mbere y'amasaha 48. Ni muyizane. Please, why don't you? Mwaze ko confusing rubanda. Iyo yonyine irabikemo. Nitaza rero. Iyo nayo irabashyire mu bindi bibazo. Oya, ndabisabye nona. Yonyine ni muyishyire hanze. Noneho nta wa tekinika se. Abashaka wa tekiniko mutangire gukasinga Gasogi. Ngewe ibyawo sibyo uko bihari. Correspondence ziri official and not kandi nabari copy yaba Ferwafa yaba Rwanda Premier League ibyo byose birahari ntibizi ariko uyu munsi twavanye abantu mu Cyeragati tukanagabanya nizo insult ku bantu bari wereka nkubwira reka no kugira ngo Gasogi gitangire executive bihano no ibyo bihano kugira ngo tubyemere oya ibikore rwose iyo Gasogi iyo kipe yigize nabi iyo kipe n'abantu barimo kuyamagana bayamaganira ukuri baranabona bonye bavuga ngo imanuke mu cyakeri nyine igende rwose hari n'abavuga ngo ubwo ni dosiye yitwe yo guterwa mpaga kwa Gasogi United kandi bikaza kugira impact ku mupira w'amaguru muri rusange kuko buriya ngabo umwe agatukisha bose ariko nanone buriya hari ikintu kiba kigazana impinduka ya byinshi tumaze iminsi tugarukaho mbere y'ibyo bintu byose ndagira ngo tubanze to breaking it down ahantu byaturutse kugera ubwo ikipe ya Gasogi United itewe mpaga abantu bose nibamara kubisobanukirwa uko maze kubibabwira nibwo noneho turi burebe ngo ese ubundi byatewe n'iki ariko ubundi byaturutse hehe byatangiye ryari. Dufite version zirebwa n'iki kibazo zose ngira ngo niyo mpamvu muri buze kumva balance mu kiganiro cya Radio Rwanda turabibijeje kubera ko ntago turi buze gufata uruhande ariko turaza kubaganiriza amakuru dukura mu mpande zose zirebwa n'iki kibazo. Ejo ku munsi w'ejo ku cyumweru saa 9 z'amanywa kuri Kigali Pele Stadium hagombaga kubera umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gasogi United. Uwo mukino wagomba kuba saa 9 niko karandire yari iteye no munsi wa 25 wa shampiyona amakipe niko yarabizi ni nako byari biteye ni nako natwe twari tubizi. Hanyuma ejo hari ku cyumweru ikipe ya Al Hilal yo muri Sudan ikinira mu Rwanda yari ifite umukino wa RS Berkane ugomba kubera kuri stade Amahoro i Remera. Uwo mukino ni umukino wa Champions League wagomba kubera kuri stade Amahoro i Remera saa 12. Ikipe ya Rayon Sport niyo yabaye ya mbere itera intambwe. Rayon Sport yagiye guselinga igitekerezo mu ikipe ya Al Hilal kimeze gutya. Yaravuga ati Al Hilal mukeneye stade irimo abafana kandi mwamaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi barabakunda niba bari muri stade bazaza babari hyping babafashe babasunike murebe uburyo mwasezera ikipe ya RS Berkane. Twebwe Rayon Sport tuje kubaganiriza ibi nitwe dufite fan base mu Rwanda nini none mwaretse aho yango dukinira i Nyamirambo saa 9 match irangire saa 11 abafana bacu benshi wenda ntibabone n'uburyo baza iremera kubashyigikira wenda abandi bicire hirya no hino bajya kwishimira resultat z'umukino ko zibire zagenze. Mwaretse ko mufite stade Amahoro i Remera ari muzakiniraho saa 12 mukareba uburyo natwe mwadusabira stade noneho match yacu tukayikina nyuma ya match yanyu. Iyo yari biganiro hagati ya Al Hilal n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport niyo yagomba kwakira umukino ku munsi w'ejo cyo nacyo cyumvikana. Rayon Sport inegosia na Al Hilal barumvikana barayibwira bati rero kubera ko tutava mu by'akanyenyeri ngo mwishyuje natwe twishyuje ibijyanye na logistique zose zijyanye n'umukino bijyanye na venue bijyanye na steward bijyanye na protocol bijyanye na mazutu n'amatara ainsi de suite n'ibijyanye n'umutekano byose biraguma mu nshingano za Al Hilal kuri match zombi. Hanyuma twebwereyo icyo turi bukore no kubafasha mobilisation tuzana abafana bacu ubundi dukine match. Ibyo biraza kugira ikiguzi cy'amafaranga ngahe. Rayon Sport iraganira igana na Al Hilal
bumvikana amadolari 7,000 bingana na miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda. yego Rayon Sport yandikira Rwanda Premier League yimenyesha ko yamaze kumvikana na Al Hilal, ikaba isaba ko yakinira umukino wayo kuri stade Amahoro saa 4 z'ijoro nyuma ya match ya RS Berkane. aho hari kuwa kangahe bandika? Hari banditse kuwa 4 ariko bategereje kuko Al Hilal process yari irimo ya nayo nuko Al Hilal yari ifite amasaha y'umukino wayo agera saa 2 z'ijoro. Yego. Al Hilal yagomba kuvugana na Q&A Venue Solution, bafite inshingano zo kujana stade Amahoro kugira ngo bayemererwe ya masaha ya saa 4 z'ijoro and over. So Al Hilal nayo ijya gukora contact zayo na Q&A Venue, ibimenya kuwa 5 nibwo yahawe igisubizo mu masaha ya kumanywa. yego So Rwanda Premier League yari yamaze kwakira ubusabe bw'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ibabwira ko itegereje nyine confirmation ituruka muri Al Hilal ko Venue bayemerewe. Bahita bamenyesha Rwanda Premier League ati Venue noneho turayemerewe, ubu match mwadusabira donc nako mwatwemera ko match tuyimura. Ni ubusabe bwa Rayon Sport muri Rwanda Premier League. yego nk'abari bwakire nyine umunsi wa 25. Rwanda Premier League ikora assessment yo ubwayo, irangije yandikira Rayon Sport iyisubiza iyibwira ko kwimura umukino kwayo byemewe. yego Sibyo uzabera kuri stade Amahoro ku cyumweru saa 4 z'ijoro. Urumva Rayon Sport igomba gukina na Gasogi United. yego Bakora icyo bita carbon copy CC, bamenyesha ikipe bita Gasogi United. Mu cyongereza bavuze CC, mu kinyarwanda bivuga bimenyeshejwe, mu gifaransa bivuga copy pour l'information. Baha copy Gasogi United. yego Kuva iyo saha kugira ngo ntaza kuvuga amatariki atariyo, Rugaju uraza kundebera ibaruwa ya mbere Gasogi United yandikiye Rwanda Premier League yandikiye. So Gasogi United imaze kubimenya yandikiye Rwanda Premier League, igaragaza noneho nayo imbogamizi zo kuba umukino wimugashyirwa ku isaha ya saa 4 z'ijoro, uburyo bigoye financially kubera ko hari logistique yari yarateguye zijyanye na lokale n'uburyo ikipe igomba kugera ku kibuga nyine gakina saa 9. gukina saa 9. So Gasogi United isaba ko hari compensation y'amafaranga yahabwa kubera ko nayo izakoresha iki, hari amafaranga izongeraho kuri budget bari bateganyije. yego ntabwo ibaruwa ya Gasogi nayibonye tangibly ariko Rugaju arayifite. yego gusa nzi ko ngo banegosiyaga amafaranga miliyoni 1,500 cy'idolari, donc miliyoni 2 around z'amanyarwanda. So kuva icyo gihe hatangira correspondence hagati ya Rwanda Premier League ndetse na Gasogi United. Rwanda Premier League ikavuga ko mu ngingo yayo ya 5, kuko hano hari itangazo rimaze gusohoka mu kanya, ikavuga ati twebwe mu mategeko agenga Rwanda Premier League anagenga amarushanwa, nitwe dufite uburenganzira bwo guhindura match, twemerewe guhindura venue n'isaha. Ko Rwanda Premier League impamvu yisigiyemo iryo tegeko ribakinga ni uko izi ko idafite ibibuga bihagije bikinirwaho amarushanwa. yego So iravuga ati rero twebwe icyo tugomba kureba dele y'amasaha niyo washaka tugeraho ko nayo ni ingenzi. yego Kensi na Gasogi iyo copy pour information bayibonye kuwa 5 mbere ya saa 9, kuko itegeko rivuga ko bagomba kumenyeshwa mbere y'amasaha 48. 48 ubwo ufatiye ku cyumweru saa 9 bari gukina bagomba kwibona byibura kuwa 5 mbere ya saa 9. Niko byagenze. Yaje neza ngo habura iminota nk'itatu barabibona. Noneho Gasogi itangira correspondence isaba ko yahabwa amafaranga. Havukamo nyine ibintu byitwa kutumvikana ko Rwanda Premier League yabwiraga Gasogi turabaha amafaranga sur base de quoi, dufite irihe tegeko ryatuma dusohora amafaranga ya Rwanda Premier League ngo tuyabahe. no muri cya kintu ariko ntabwo yanditse, ibyo ntabwo byanditse, izo za negociation za telefone ibi yanditse Kensi yanditse agaragaza imbogamizi. Ntabwo yigeze yandika asaba amafaranga. By'amafaranga
ni ku ruhande ni ibintu yahakana kuko byakorewe kuri telefone ntabwo yigeze abyandika wakomeza yandika agaragaza imbogamizi z'amasaha ainsi de suite bajya kuri telefone negosiyasiyo ziranga email igiye niboneye ejo saa 8:45 ndangije ikiganiro nakoranye na Olivier cya Cafe Sport nuko nabonye email yandikiwe Gasogi United muri ayo masaha y'ejo bongera kuyibutsa ko negosiyasiyo nyine donc ibyo baganiriye byose n'amategeko kiri buze kuba applicable cyubahirijwe igihe cyose batagaragara bavuga ati bayibwira bati turabamenyesha ko mwamenyeshejwe ko umukino wimuye n'amasaha mu gihe gikwiye nk'uko amategeko abiteganya tukaba tubasaba ko mwakwitabira umukino muramutse mutawitabiriye amategeko nayo araza gukurikizwa yo guterwa mpaga n'ibindi byose bijyanye n'ibihano byo kuba abantu batitabiriye amarushanwa end of story kugeza aho ngaho email closing yari iyo ngiyo yabaye ejo amasaha 8 Gasogi United imenyeshwa ko ikwiriye kwitabira umukino kubera ko ibyo basabaga byose by'amabwiriza n'ibiki Rwanda Premier League ibona byakozwe mu buryo buboneye kandi bukurikije amategeko bayisaba rero ko igomba kuza kuboneka ku kibuga ubundi itaboneka ku kibuga amategeko akaza gukurikizwa so ibyo ni ibiri official bihari nyuma match ejo mu saa 12 nibwo abantu bakomeje kuganira igice cya mbere cy'umukino wa RS Berkane kirangira abantu bari batangiye kumenyeshwa kuganira entre eux baganira hagati yabo ko Gasogi itari buze twebwe twari turi gukora match hano muri studio yego umwe mu bakinnyi atwerereza ifoto yicaye we n'abana aravuga ati match ntiba nimushaka mu biconfirming mubwira abanyarwanda match ntabwo iri bo turi mu rugo buri muntu ari mu tuntu tw'amaboko nageze match yarangiye saa 2 n'igice ndavuga nti iyi match bavuga ko itari bo reka manza n'ibikoresho byitwa quantum yanjye hariya yacu nako dutegure kogeza umupira kuko Radio Rwanda umupira utaza kuba ntutambuke quantum yaje rugangura Axel yarahari nanjye nari mari dutegereje kogeza match byaje kugera saa 3:2 ndavuga ariko ibi byo gukomeza kwicara muri stade ntazi kijya mbere reka mpamagare namagaye telefone ya Kenzi n'ibyankundira kwicamo mpamagara team manager namagaye team manager wa Gasogi Feliciano Kabanda arambwira ati ntago match iri bube arambwira rero Fisi uri he arambwira ati ndi mu rugo iwanjye arambwira reka tuvugane kuri video call urumva unyereke umuryango wawe urumva kugira ngo menye nyine ko match itari bube ndamuhamagara rwose muri famiye yishimye atuje ari kumwe n'abana ndavuga nti wa mugani team manager ubwo atahari match ntayo urumva naganiriye nageze muri parking ngiye gusohoka nkubitana n'umutoza Kasambo Rwanda turaganira nyine tuganira kuri ibintu bibaye twiganira byinshi arambwira ati noneho reka dusubirane muri stade yo gushaka ubwino ujye kureba kuko niba iyo mpaga bari buze kuyitera nabari wa mugani nari ntangiye nongera rigarukira muri stade na coach Kasa twiganirira byambara imbari uburyo nyine umupira wo mu Rwanda ari urwego tutaragera kuko ibyabaye bikojeje isoni turahagera mpaga barayitanga ku buryo batera mpaga ubu ntabwo ari nka bya bindi bya kera bateregaga umupira hagati umukinnyi bakamuhereza baro akagenda akayitsinda mu izamu ikipe ya Rayon Sport yakoze warm up nk'ibisanzwe abasifuzi bakora warm up abakinnyi basubira muri vestiaire bapanga 11 announcer yannouncinga 11 bagiye kubanza mu kibuga bajya mu kibuga batangira kugenda bishyushya bahererekanye tubaro abasifuzi bari bahagaze saa 4 ziragera yari saha ya match abasifuzi bahagarara kano kuri ku murongo wabo umusifuzi bakanabahagaze babiganirira bategeza iminota 15 kuri screen za Stade Amahoro batanze bashyize iminota 15 irangiye ntago bagisifura bahamagaye kapitene wa Rayon Sport baramubwira ati bwira abakinnyi bajye muri vestiaire match ntikibaye Isiaka bari kuyobora umukino na bagenzi be bari kumufashwa ari bane
binjira Tano, komiseri ya Ambroise ni ikoti ryiza cyane ry'umukara, arinjira n'abasifuzi be, hanyuma abakinnyi barasohoka. Dutegereza rero ikiza kubaho, nibwo hahise hakurikiraho press conference, ngira ngo yo uraza kuyigeraho, ntabwo tuyigeraho. Hanyuma naraziboneye, yabaye communique kuko yaranasubizaga, ntabwo yari gusubiza ibintu atamenyesha. iyo communication ni kimwe mu kintu yongeraho cyangwa twinjire mu kibazo. Ikibazo nta byinshi nongeramo, ni bo Kensi bafite uruhande rw'ibyo avuga bijya gutandukana gato n'ibyakwizigira. Na gusa afite ibyo avuga bifite aho bihuriye n'ibyo kwizigira avuga. Ibaruwa mfitiye kopi yanditswe ku itariki 21 z'uku kwezi, yanditswe n'ikipe ya Gasogi bandikira Karangwa Jules, CEO wa Rwanda Premier. Yego. Umutwe wayo uragira uti urgent clarification and appeal regarding the match venue. No kuvuga ngo Kensi yagaragaje ko sindi bubijyemo cyane. Oya, hitubi yabwiraga Jules ko icyemezo cyo kumubwira yuko match iri buve saa 9 igashyirwa saa 4 z'ijoro. Yego. Hari ibibazo byibura bitatu biri bumuteze. Icyambere harimo cost implication, ibijyanye n'amafaranga. Yaravugaga ati abakinnyi twabajyanye muri lokale basohoka saa 6 muri lokale, bari bukine saa 9, atubwo arasohoka muri lokale saa 1. Iyo ni cost yiyongera. Icyo ni icyambere. Icya kabiri aravuga ati biraba bigeze mu gicuku, ubwo transport and issues, ati biransaba yuko ni ngewe ubatahana, ubundi bakabe bitahana, atubwo nayandi mafaranga. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu aravuga ati hari abakinnyi bacu bahamagaye n'amakipe y'ibihugu Hamdani Akbar, bafite amatike y'indege bagomba kugenda mbere y'ayo masaha match irangirira, mbere ya saa 6 z'ijoro, kubera yuko abo bakinnyi twabakatishije amatike tugendeye kuri gahunda mwari mwaduhaye mbere ya saa 9 ku cyumweru. N'ibyavugaga baravuga ati ibintu rero mwicare mubirebeho hanyuma mufate umwanzuro. Ariko Kensi ubwo akavuga ko ngo ibyo bintu n'ubundi yabibwiwe n'umuntu witwa Desayi, atari ibintu yari yakabonye mu buryo buri officiel. Desayi wo muri Reyo? Desayi ni umunyamupira, ni umufana w'umupira. Nyine ngiye nkunda kumubona muri Rayon Sport. Muri Ghana na za Gorilla, ni umunyamupira. Jules na Rwanda Premier League bashubije Kensi bamubwira ko ibibazo agaragaje bifite ingingo z'amategeko zitamwemerera kureizinga izo issues, cyangwa se bafite ingingo z'amategeko ziba backinga ku cyemezo bafashe cyo kwimura match, ko kwizigera yabisobanuye byari Hilal n'ibindi. Ingingo ya mbere Jules yahereye asubiza perezida, yaravugaga ngo icyambere cyo kuvuga yuko amakuru wayabonye mu buryo bwa social media bicicikana kuma kaga promo mwakoze ubundi ngo niho yabimenye ko wabibonye. Rugaje asinziriye muri stade Amahoro ati sinzaha, yanabibwiye ko promo yanjye ari wayibonye rwose. Ati niwe wanshyiriye match muri stade Amahoro ngo Zandari ndi kuvugira kuri document metallique. Cyane ni byiza cyane. Ibintu naganiriye n'umuntu arambwira ati document metallique, umuntu nanazi guhajya uzirya na screenshot uzishyire kuri email yawe. Ibizi biti in case. Nyarakongera kugana ku kintu kitanditse. Nona niki? Zandani ziki? Ndi gusoma ibyanditse. Hano mfite ibaruwa yanditswe kuri uwo munsi neza kuwa gatanu ku itariki 21 z'ukwa gatatu 2026. Rwanda Premier League yasubiza ikibona ibaruwa ya Kensi. Yego. Ni reference letter ifite nimero 665 Rwanda Premier League ba 2026. To the President, Gasogi United Kigali Rwanda, subject response to your appeal, fixture change. Ubwo nugusubiza yabaruwa zambogamizi yaramaze kwerukana umukino. Noneho mwabonye ingingo 3 yashyizemo. Noneho Jules agiye kumusubiza ingingo ku ngingo amubwira ngo iyi siyo. Ikintu cya mbere Jules yamusubije, sinjya muri biriya by'ibyongereza ngo we acknowledge kuko biraturira iminota kandi dufite byinshi yo kuvuga. Icya mbere yaramubwiye ngo
kuvuga ko ibintu babibonye muri social media ntabwo ari byo. Ati twandikiye Irambona, Mr. Irambona is recognized to represent Rayon Sport FC. Therefore, official correspondence addressed to him is fully compliant with Rwanda Premier League regulations. Muri article ya 3. Yego. Ngo mu ngingo ya 3 Rwanda Premier League mu mategeko yigenga, iyo ngo yavuganye n'umuntu n'umu official muri equipe runaka, umuyobozi mbese muri aba ahagarariye urwo rwego mu buryo bwemewe n'amategeko. Yego. Irambona rero Yarahagarariye Rayon Sport kuba twaramusubije tukagwa cya kindi kwizigira leta CC cyangwa se tukabamenyesha kuri email officiel ya equipe yanyu amasaha 48 atari yarenga, cyangwa se tukemerewe n'itegeko amasaha, ni nkaho nawe twakumenyeshe. Yego. Ko Kenso yasabaga ko bagombaga kubazana mu kiganiro gihindura match kuko afite imbogamizi yagaragaje z'amafaranga, transport, amatike y'indege, umukinnyi agomba kujya i Burundi. Ubundi ibyo byo gutinza turabigaruka yereka mu kanya. Ingingo ya 2 Jules yasubije agira ati Rwanda Premier League ntabwo itegetswe guhereza ama ekipe amafaranga mu gihe hari imbogamizi zibaye ku guhindura fixtures bari bafite. Iyo ngingo y'ishobora ngo club are expected to adapt to such changes as part of the competition framework. Ako mukabika hano Bisobanure kwizigira, bisobanure. Nzajya mvuga ibintu mu cyongereza bishyira mu kintu. Cyo cyongereza kiraza kugutinza nasobanura ariko birasobanutse. Aravuga ngo amakipe Rwanda Premier League nta nshingano ifite zo kwishyura amakipe kubera ko venue n'amasaha byahindutse. Amakipe agomba kwiyadapta ku mpinduka zabaye mugezi weje. Wisanisha nicyo kibazo cyabaye. Ingingo ya 3 Jules yarasubije ati Rwanda Premier League ifata Gasogi fairly nk'uko ifata andi makipe. Ati nta hantu na hamwe Rwanda Premier League yigeze ibafata nabi ngo ibashyire muri desavantage wowe n'ikipe yawe. Yego. Ingingo ya 4 aravuga ati turagira ngo tukwibutse ko Gasogi United igihe yasabye kwimurirwa umukino igomba kwakira Kiyovu Sport ku itariki 21 z'ukwa 11 2025 hari kuri stade Amahoro, uburyo twakominitse namwe na Kiyovu nibwo twakoresheje ni nabwo buryo twakoresheje dukominika namwe na Rayon Sport. Cyo giceho umurongo rwose nuko bimeze. Ati rero ntabwo wavuga ko ari unfair treatment when the same principles have been applied. Ati ntiwavuga ko warenganijwe nyamara process yakoreshejwe igihe cyawe nayo yakoreshejwe uyu munsi. Ariko Kenso aho ngaho saa 6 z'ijoro yanjye arampamagara abisobanura neza. Aho turahajya arambwira ati Rugaju Kiyovu nanjye baraganira amasaha ahindutse gusa venue. Ati kandi nge nafashe telefone mpamagara monomologue David ngo nagati ati wanyemerera match tukayimura tukabyemeranya. Ati niba hari icyo wumva wansaba ukinsaba. Ati David yarambwatoya ati kuva Nyamirambo gusa kugera ku Mahoro. Ati ibyo ntacyo ndi bugusabe. Ingingo ya 5 rero basoreje yamubwiye ngo Rwanda Premier League nta nubwo itegetswe kuganira n'ikipe iri buze gusura cyangwa se visiting team, icyo mu cyongereza bita away team for the fixture change. Ati izo changes abazigana n'ikipe yari bwakira umukino ariyo Rayon Sport, hanyuma tugasuzuma niba ingingo zatuma uwo mukino we wimurwa zumvikana. Hanyuma timu yashinzwe ibya operation
iyo imaze kubona koko icyo kibuga kindi basabye gishoboka kiri operational cyakoreshwa cyemewe bwo niba ari bya club licensing no kureba byose niho basubiza ya kipe yari kwakira umukino kuko niyo yasabye ko umukino wimurwa cyangwa se na Rwanda Premier League ubwayo yanabisaba si na ngombwa ko ikipe ibyisabira na Rwanda Premier League ishobora kubona impamvu zituma yimura umukino aho wari uri iwujyana ahandi ikabanza igasaba ya kipe yindi yari kwakira umukino rero ibi nibi turashaka yuko muva kuri kibuga mugakenera kuri iki n'iki